wambaje aramutse yoboye ADP ubonye abantu batongeye guhanuramo hagati mu matera ibyo abakristo baza gukomera amashyi nose si cyo washaka abakristo baza gukomera amashyi bati ako kantu si cyo washakaga nicyo aramutse atowe akayobora akaba umuvugizi mukuru w'itorero ADP uzabibuka zahari rero yazaba umugabo Venuste sha noneho bazi canira umwuka wirakura n'uvango itorero ryakongera kwitwa Pentecote kandi igihe n'ikiragera cyo kugira ngo ryongere kwitwa Pentecote ntabwo nakwemera ADP yongera kuyoborwa n'umugabo ushingiye kuki nashyiraho igitsina gore nanone nongere mbabwire ngo nimutera agatebe kuko twongeye kugaruka mu bwiza bushyashya ndi kumwe n'umukozi w'Imana hano imbere ameze neza cyane narababwiye ngo abantu badafite umwuka badafite iby'umwuka ntimuzabambaze abadafite ukuri nabo ntimuzabambaze ahangaha nimwongere mutera agatebe ubundi mwiyumvire iby'Imana igiye gukorera aha hantu ngewe nitwa Nongera Bernard munyemerere twakire umutumirwa umushyitsi narangiza arabibwira ubundi nababwira iki tugiye kuganira my friend ndakuraritse iki kiganiro kirimo uburyohe bwinshi urakoze cyane Imana iguhereza umugisha amen nitwa Pascal reka dusenge Imana amen uri Imana y'amahoro nta kibasha kurogoya imigambi yawe nagushimiye ubuntu bwawe bubane natwe kandi abagiye gukurikira iki kiganiro ubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen Pascal urimo urasenga nk'umushumba iri sengesho ni ry'umuhanuzi ni ry'umuvugabutumwa ni ry'umushumba ni ryo ufite A0 cyangwa numwe ukiri mu ishuri rya post graduate hari umukobwa uba ku Kagugu ajya baza abantu ngari kubundi mwafashwe ryari ubundi byabagendekeye gute ko kera umuntu yivugaga akivuga nk'umuheburayo akivuga nk'umwana w'Imana ibyo bindi bamubaza by'amatitire n'ibiki ngewe numva igifite agaciro ari ugutunga roho nzima ni ugutunga umwuka wera ariko ukawutungira mu mubiri muzima ukawutungira mu mubiri muzima bivuze ngo uri gufokasinga ko mwuka wera yaba yaragiye ubise mbonamo ko nta mwuka wera mfite ko nkubajije gutya reka mbanze ngusabira umwuka wera mu izina rya Yesu marayika w'Imana kubeho mu izina rya Yesu wazanye amazi yo kumbatiza ndakubatiza rwose wazanye umubiri wa Kristo ntabwo ndi gukubatize mu mazi genda batirisha umwuka wazanye urwibutso rw'amaraso ya Kristo ariho ngo mu rusengero reka nkubwira akantu gatoya tukira aha ngaho warumbwiye ngo hari uburyo umwuka ngo abantu basa nk'abamaze kuwirengagiza iby'umwuka ngo bamwe ntibakibikurikiza cyane nza gusanga ngo byaratewe n'ingumi imigeri umujinya ubusambo abantu bari kugirira ku ifunguro ry'urwibutso rw'umubiri wa Kristo mu rusengero ibyo rero ngo bigateza amakimbirane n'umwuka mubi Satani akabantu uko yinjira indani mu rusengero tayara kicara ugeze neza Imana niguhereza umugisha ukomeje ku kintu kijyanye n'igaburo ryera ubundi igaburo ryera ryagakwiye kuba ryera ariko ahenshi muri iki gihe ntabwo ryera kubera iki ndagira nibutsa abantu ko igaburo ryera ni umugati ukorwa mu ifarini bafata ifarini bagakora umugati bamara gukora umugati bakawotsa mu ifuru nk'ibisanzwe nkuko botsa imigati yindi barangiza wa mugati bakawugira neza bakawusiga ubundi bakawujyana bakawushyikiriza abatambyi aribo bashumba barangiza bakawusengera bamara kuwusengera bagafata umutobe wakozwe waba ari umutobe wahinduriwe isura washyizwemo icyo bita ubuzera sinzi niba abantu babizi cyangwa se akaba ari umuvinyu waguzwe hano hirya mu mujyi i Nyarugenge barangiza bakawusengera nawo ugaheshwa umugisha ariko uyu munsi impamvu nkubwira ngo nta gaburo ryera dufite nuko mbere iyo bajyaga kwigaburo ryera baryiririzaga ubusa bakarisengera bakaritagatifuza yego mu kinyarwanda ndi kubyumva cyangwa se mu buryo bw'umwuka bakaryeza yego
bamara kuryeza bagatanga itangazo mbere, bagatangariza abakristo ko bagomba gusenga amasengesho yo kwiyeza imbere y'Imana, bakaza kwakira umubiri wa Kristo, bakaza kujya ku igaburo ryera bafite umwuka wera muri bo, bitandukanyije n'ikibi cyose. Nta cyasha kibariho, nta kibazo afitanye n'umuturanyi, nta kibazo afitanye n'Imana, nta kibazo afitanye n'umugabo we, nta kibazo afitanye n'umugore we, akaba yejejwe rwose, yarangiza akajya ku igaburo ryera. Nibwo yabaga yejejwe by'ukuri, nibwo yashoboraga kuza guhabwa imbaraga agahuzwa n'Imana, mbese agahuzwa n'Imana. Igaburo ryera rikaba iryo kumwubaka, rikaba iryo kumuhuza, rikaba iryo kumwurura, rikaba iryo kumuremera, rikaba iryo kongera kumuhuza n'umwuka wera w'Imana. Ariko ubu abenshi, ndavuga ntabwo ari bose, baragenda ku isoko bakagura bakazana bagashyira hariya ku gatuti bagasenga bati uwabatijwe wese niyakire. Ndibaza ko ntibagikunda no kubibazwa. Abenshi afite amafaranga kwicara hari ari burya igaburo nta byinshi bamubaza. Niyo mpamvu rero igaburo ryera iyo umuntu aririye akarirya atejejwe, yego, atavuye mu ntebe, Abagatulika bayitiye penetensiya, yego, twebwe tukayita intebe yo kwaturiraho abarokore. Iyo ari igaburo atavuye muri iyo ntebe, atateguye ubugingo buri muri we, rimuteza ibibazo. Abapastori ba kera bazamukaga imisozi bakamanuka iyindi, umwaka ugatambuka undi ukaza, nta diyabete, abenshi nta ndwara baga bafite, kandi bazamukaga imisozi bakamanuka iyindi barimo bavuga ubutumwa bwiza, bakavuga Imana kandi bakayivuga ukwiri, kubera yuko bakoreraga Imana bayitinya. None uyu munsi wa none abantu ibintu byose barabyejeje, ku buryo tugeze ku rwego abantu nyine bafite indwara nyinshi. Ugasanga umuntu arakorera Imana afite intege nkeya, ugasanga umuntu arakorera Imana mu by'ukuri, haba mu buryo bw'umubiri, haba mu buryo bw'umwuka, nta mbaraga afite. Kubera iki? Bari mu gihe cyo kwiyerekana, bari mu gihe cyo kurwanyana, bari mu gihe mbese cyo kwizera izindi mbaraga, aho kwizera imbaraga z'umwuka wera. Nta kuzamuka umusozi guhari ku bapastori b'iki gihe. Ese ko uri umushumba ukaba waragijwe intama, uracibuka ko kuzamuka umusozi hari umumaro bishobora kukugirira mu buryo bwo kuyobora intama z'Imana, mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana? Reka nkubwire mwene data, iyo umuntu ari gukorera Imana adafata ibihe byo gusenga, agera agacika intege, agera akajya mu mbaraga nkeya, ku buryo ukwaturira akugusha aho kugira ngo wambare imbaraga, aho kugira ngo umugire inama, ahubwo kubera yuko hari ibyo wumvise uri mu ntege nkeya, uragwa nyine, uragwa. Kandi ikintu gishobora kukwambika imbaraga ni kimwe gusa, ni ukuba mu bihe byo kwiriza ubusa no gusenga. Naho ibiguhiga byo biba ari byinshi, ibikurwanya biba ari byinshi, ibikwirukankaho biba ari byinshi. Nta handi wabimenyera uretse ko wagakwiye kwiherana n'Imana ikaguhishurira. Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo ntabaza nanjye ndagutabara, nkwereke ibikomeye utabona. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nuguma muri ibyo bihe byo kwidamararira ukirengagiza kuba imbere y'Imana, ntabwo ibyo bihe bizagufasha, ahubwo bizaba ibihe by'intege nke. Uzasengera n'umurwayi ntazakira, uzajya gushiduka karande zarakuzamukanye, kubera ko nta gihe cyo gusenga ukigira. Twabonye yuko tugeze mu gihe abantu bafata igaburo ryera bagahita barambika hariya bakirira, bagafata divayi, ikiswe divayi, ikiswe ko ari amaraso ya Kristo, agapfa kwinywera. Bene data bavandimwe, dore ngo muri ibyo bihe hazaza ibihe birushya. Ibi nibyo bihe birushya turimo, ukwiye kuvamo
ukava mu ntege nkeya ukongera ukegera Imana, kuko niwegera Imana nayo irakwegera. Ni ibihe Satani yinjiriye ubwoko bw'Imana, asanga bamwe mbese babaye nka ba bakobwa, harimo abanyabwenge, abandi bari abapfapfa, ngo nuko umukwe aje, ngo bamwe basanga amatabaza yabo nta mavuta arimo, yazimye, ngo bajya gushakisha ku banyabwenge. Abenshi rero nimushakisha amavuta, mureke dushakisha amavuta, nta n'umwe uvuyemo, mureke dushakisha amavuta kugira ngo Kristo akomeze kuba muri twebwe, kuko hari igihe kigera ukageraho ahakenerwa n'imbaraga z'umwuka wera. Impamvu benshi basakuza, bagasakuza mu mubiri, abandi bakarwanya abana b'Imana, abandi bakarwanya abakozi b'Imana, mu by'ukuri nuko nta mbaraga z'umwuka wera ziri muri mwe. Iyaba mwari muri mu bihe mwahamagariwemo, ntabwo mwagakwiye kugambanira abana b'Imana. Ariko umuntu uri mu gihe cy'umwuka wera ntabwo agambanira abana b'Imana. Umuntu uri mu gihe cy'imbaraga z'Imana ntabwo agambanira umwana w'Imana, ahubwo amushyigikira mu murimo w'Imana. Turi kumwe, tuvuge ngo amen. Twihangane dukomeze umusaraba, kuko Kristo yaravuze ngo tuzakomeze umusaraba. Ubushake bw'Imana ntabwo ari ukugenda utumbereye. Hari igihe uzenguruka kubw'umugambi w'Imana. Hari igihe wewe waba umbaza ngo nabigira nte, ko nta buryo bwo kweguka, nta buryo bwo gusenga, nta buryo bwo gukora umurimo w'Imana. Ariko umurimo w'Imana ntabwo wahagaze. Hari ubundi buryo ukwiye gukoramo umurimo w'Imana. Ntiwirengagize, nyabuneka ntucike intege, kubera ko Kristo arabizi neza ko uri mu nzira y'inzitane. Imana irabizi neza ko uri mu bibazo bitandukanye. Imana irabizi neza ko mu rugo bitameze neza. Imana irabizi neza ko mu itorero barizwamo bitameze neza. Imana irabizi neza ko mu kazi kawe bitameze neza. Imana irabizi neza ko barara bakugambanira bugaca. Imana irabizi neza ko barara bakugambanira. Imana yarabibonye, ariko icyo usabwa wowe ni ukuba imbere y'Imana ugasenga, ubundi Imana igacaha iyo migambi y'abadayimoni yose, ubundi Imana ikakugirira neza. Kandi ntabwo yakugirira neza utayegereye, nta nubwo yagutabara utayiyegereje. Ubutabazi bwawe buri ku Mana gusa. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose, ibyo wakora byose, igifite agaciro ni amavuta. Kandi amavuta ava mu gusenga, ava mu kwinginga Imana. Yego. Hanyuma uragira uti amavuta ava mu gusenga, ati kandi amavuta ava mu kwinginga Imana. Hanyuma umwuka wera, iyo urebye kuba abantu bavuga ngo umwuka wera se nta gihari, ubundi koko wowe ubona umwuka wera ahari? Umwuka wera arahari, ariko abagomba guturamo ni bakeya. Kuko umwuka wera ntatura mu mutima ugambana, umwuka wera ntatura mu mutima w'ubugome, umwuka wera ntatura mu mutima w'ishyari, umwuka wera ntatura mu mutima w'abarozi, umwuka wera ntatura mu mitima y'abafite ubushurashuzi. Umwuka wera atura mu mubiri muzima, agatura mu mutima muzima. Bishatse kuvuga iki? Iyo wamaze kwatura ibyaha byawe, umwuka wera aragusanga. Ijambo ryarambwiye ngo icyo akora muzaba abagabo, yego, muzaba abagabo bo guhamya. Ariko hakiyongera akantu kavuga ngo ikizatuma muba abagabo nuko umwuka wera azabageze gute? Umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo guhamya i Yerusalemu, hajya ni Yudaya no kugeza hose. Reka yenda tureke kuvuga n'ibyo bihugu bya kure. Umwuka wera nabagenderera. Muzaba abagabo bo kumuhamya Rusizi, muzaba abagabo bo kumuhamya Muhanga, muzaba abagabo bo kumuhamya Gicumbi, muzaba abagabo bo kumuhamya Nyagatare. Umwuka wera nabamanukira, muzazenguruka igihugu cyose mugenda mumuhamya. Kandi muzagenda no mu mahanga mugende muvuga ibimenyetso, kuko iyo umwuka wera wakumanukiye, hari umwe wavuga ngo ahari yenda yasinze yasaze, ariko kuko ari umwuka wera araganza agahishurira abantu. Yego. Nkuko yahishuriye Petero. Petero akavuga ati uri umwana w'Imana. Yego.
aha hanyuma uti umwuka wera mu by'ukuri niwe ukenewe kurusha ibindi. Niki cyaba cyaratumye umwuka wera atakiganje nk'uko twabyirutse twumva ko umwuka wera aganje mu by'ukuri kugeza ku rwego usanga umuyoborwa utabasha kumutandukanya n'umuyobozi wiwe, ahubwo bose usanga bavuga ngo byarivanze. Mbere y'uko umwuka wera agenda navuga ngo atera abantu umugongo bamwe na bamwe, yabanje kubitumenyesha. Yaravuze ngo ntabwo nzahora nduhanya n'umwana w'umuntu. Urumva rero yanze kuruhanya. Yego. Yanze kuruhanya. Ubuse ni bangaye bagiye bajya guhanura bari mu itorero rya ADPR yenda urugero kuko ari ryo twese twagiye dukuriramo, bakaba bacecekesha. Ni benshi. None se umwuka wera yongeye kugaruka, yongeye kubaza hose. Uwacecekeshejwe rimwe yacecekeshejwe bwa kabiri. Bagiye bahita bavuga bati umwuka wera yagiye ahita yigendera, kavuga ngo sinduhanya n'abana. Ariko umwuka wera ni mwiza, abantu bakwiye no kumukunda kuko umwuka wera iyo ari muri wowe akumenyesha n'ibyo utari kumenya. Uvuze kuri mwuka wera rero bintera kuba nakubaza ikibazo nakita ko gisa nk'igikomeye ariko kinoroshye. Ni ukuvuga ngo abayobozi b'itorero rya ADPR, yego, duhereye hejuru, reka mpere hejuru aho bita headquarter, hari ubuyobozi bukuru bukuriye itorero rya ADPR. Uyu mwanya abantu benshi bari kugenda bavuga ngo ntago bukiyobowe na mwuka wera, kuko baravuga ngo zitukwamo nkuru, ibyangiritse pfo barahindukira bakabishinza uwo hejuru. None nkongera nkanibaza ngo nimba bavuga ko ese ubuyobozi buri aribwo bwajimije umwuka wera, birashoboka ko ntihagira ubundi buyobozi buzajyaho umwuka wera azagaruka. Banza usubize icyo ndagaruka noneho ngo namwe mu majwi y'abantu ngenda numva abantu uwo bari kunuganuka ngo ushobora kuba ngo ari ugiye gusimbura Isayi. Yego. None se reka nkubaza, ubundi abantu bavuga ko ingoma, yenda reka tubyite ingoma, abantu batubabarire yenda ufite ubusobanuro bwiza arabuduha. Ingoma, abantu bavuga ko ingoma ya Isayi idafite umwuka wera, ubundi bashingira kuki? None se wibwira yuko umwuka wera ni ikintu gikora icyo abantu bashaka gusa? None se hari n'ibyo akora abantu badashaka kubera ko umuntu ari muri kamere mu nk'ibihe rero twereka uburyo umwuka wera akora ibintu abantu badashaka. Yego. Unanyere ku buryo abantu bakora ibyo umwuka wera adashaka. Nuko ubundi binameze. Umwuka wera akora ibyo abantu badashaka ariko bagakwiye kuba bashaka. Umwuka wera agakora ibyo abantu batakwifuza ariko bagakwiye kuba bifuza. Niyo mpamvu kuvuga ngo ADPR ngo nta mwuka wera ukiyirimo, abantu baba batandukiriye kuko banyereka irindi dini ririmo uwo mwuka wera bashaka. Umwuka wera ntagendera ku myambaro. Yego. Umwuka wera ntagendera ku isura. Umwuka wera ntagendera ku mashuri ndetse n'ubuswa. Kuko utarize bamwita umuswa. Yego. Umwuka wera agendera ku mutima Imana ishaka. Kandi umwuka wera ntafata ku ngufu. Abayoborwa n'umwuka wera babaho, abatayoborwa nawo bakabaho. Kuko abantu bose bayoborwa n'umwuka wera, intambara duhoramo, ibirego bya buri munsi, akagambane ka buri munsi, kurogwa kwa buri munsi bihora kuri mwene muntu, ntabwo byakwiye kuba biriho. Yego. Yego. Ubugome n'ubugambanyi bya buri munsi, ubwicanyi butarangira, ntabwo bwabaho mwuka wera hari. Yego. Shaka kuvuga ko rero umwuka wera singurube, umwuka wera ntabwo azajya mu bantu bose. Yego. Ntabwo ari ingurube ngo ararya byose. Agira aho atura, akagira ibyo yanga. Ajya mu Kinyarwanda arakanoja avuga ngo ngajya agira gute aho yeretswe. Ngajya niyo aho yeretswe. Umwuka wera agira uko agenda. Yesu rero amaze kuzuka, yego, ngo hari abaje
bazanye umubavu baje kumusiga, marayika arababwira ngo mbega murashakira umuzima mu bapfuye. None se kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Bo hari banza nanjye unsubize. Abadukurikiye baratubwira rega buriya ngewe kubera iki mushakira umuzima mu bapfuye? Ubwo se wapfuye, mwashakiye umuzima mu bazima. Wapfuye ninde turi gushakiramo umuzima n'uwe? Navuze ngo Yesu umunsi yazutse, hari abari biteguye kujya kumusiga, hari n'abandi bari biteguye kumusanga aho ngaho yarari. Bahageze baramubura, cokoze marayika yicaye ku gitare arababwira ngo mbega mwa bantu mwe muje gushakira umuzima mu bapfuye. Ntibiri muri Bibiliya? Yego. Nahise umwuka wera kubera iki? Komeza umbaze. Nari ngiye kukubaza ngo uri n'amatwi yumva icyo umwuka abwira amatora. Nari ngiye kukubaza nti hari ibiri kugenda binuganurwa n'abantu bavuga ko umushumba w'itoro rya ADPR Nyakubahwa Ndayizeye Isayi yaba ngo yenda gusimburwa n'umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru witwa Uwambaje Imana Emmanuel. Ibyo ngibyo nibiri kuvugwa, nibivugwa, nibigenda bivugwa nyine, nibitekerezo bigenda bitangwa n'abantu. Bati mushingira kuki muvuga ibyo bintu? Baragira bati Uwambaje Imana afite ubumenyi, afite dogitora, mu gihe umushumba mukuru w'itoro rya ADPR ubu afite lisansi. No muri lisansi ye, kandi bivuze ngo Uwambaje Imana rusha Isayi amashuri mbese mu bumenyi. Kabiri bakongera bati Uwambaje Imana niyo ahagaze imbere y'abantu gusa ngo akavuga ati haleluya, ati wumva amavuta aruta ya Isayi. Buriya bavuga ko ngo Uwambaje Imana haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ubumenyi ngo ari hejuru ya Isayi. None se ninde wagushutse ko Imana ijya gutora umuyobozi ireba umuhanga? Ibyo ngibyo ugiyemo waba ugiye muri bya bindi byahashize twanze abayobozi batuyobora batarize. Noneho rero reka nkubwire, uyobora atarize, uyobora yarize wese byemera ari uko Imana yabyemeje. Uzi ko buriya bashobora gufata nk'umuntu wize amashuri aruta nayo Uwambaje bakamushyiraho, ariko kuko Imana itabyemeye. Berena ujye umenya ko ukora nabi nuko Imana iba yamuhaye urwaho, ukora neza nuko Imana iba yamuciriye inzira. Ariko buriya Imana yabishatse ikaza ikicara mu itorero ryayo, nta watoba umurimo wayo. Ubushize narakubwiye ngo hari ikintu Imana yavuze mu myaka ya kera, hari uzaza kubita intama akubite n'ikirura mu itorero ADPR. Ibyo bintu ntubyibuka? Yego ndabyibuka. Noneho rero ntabwo ngewe uramutse umbwiye ngo mu buryo bw'umwuka, uramutse umbwiye ngo yenda mvuge wasimbura Isayi, ntabwo navuga Uwambaje. Wavuga nde? Ariko mu buryo bw'amashuri, kuko wumva ko ari we mukuru nyine muri ADPR ufite amashuri menshi, navuga Uwambaje. Ariko uramutse ubwiye ngo njye mu buryo bw'umwuka, ntabwo navuga Uwambaje. Mu buryo bw'umwuka Uwambaje afite umwuka we, afite umwuka w'Imana. Uwambaje Emmanuel icambere ntabwo nakwemera ADPR yongera kuyoborwa n'umugabo. Ushingiye kuki? Nashyiraho igitsina gore, nashyiraho umugore, kuko aricyo gifite umwuka wera kurusha abagabo. Uwo mugore yego yabaje kurusha iki Uwambaje? Ariko se kuki ushaka kuzana Uwambaje ku mihanda? Ariko Uwambaje yura mushumba maze iminsi nyine numva abantu bagenda bamuganiraho. Uwambaje ari kuvugwa amakuru meza haba mu buryo bwo kwiga no mu buryo bw'ubumenyi. Uriya mugabo no mu buryo bw'umwuka. Banza wumve, uriya mugabo ni umunyamwuka. Uriya mugabo yarize, sibyo? Yego. Afite amashuri, ni n'umupastori mwiza. Voilà. Sibyo? Ni umushumba mwiza pe cyane. Ariko ngewe umbwiye ngo nishyiraho umuyobozi wa ADPR. Urashyiraho ndi? Ntabwo ari we nashyiraho. Urashyiraho ndi? Nyine ngewe uwo nashyiraho uyu munsi simuzi. Ariko nasenga Imana akaba ariyo yimika. Ukishyiraho umugore. Kandi nayisaba ngo imika umuntu w'umugore. Ariko nibundi imbwiye ngo yimika umugabo, nasaba ko yimika Uwambaje. Umva makuru mashyi. Umva makuru mashyi. Ntago byakunda ubu ko
iyi manda igiye kuba yajyaho yayoborwa n'umugore kubera ko amahame cyangwa se amategeko ya ADPR avuga ko nta muntu wemerewe kuba n'umushumba byonyine w'ururembo ataramara imyaka 5 ku bushumba. Uri kubyumva? None urumva igihe cyo kuzajya kugira umuyobozi ngubu waba umuvugizi abagore bazaba bataramara iyo myaka 5 nibura babaye n'abashumba ba paruwasi. Ni mutuze rero Izayi azongera ayobore. Karabaye. Singuhaye amakuru se? Singuhaye amakuru? Urabirangije. Njewe nguhaye amakuru. Izayi aracyafite inkoni y'ubushumba muri ADPR. Abavuga guhambaje se kurinzira ku murima. Umva nubundi nsanzwe nkora ibiganiro nakwivugira bakajya muri commentaire bakambwira nabi. Ariko kuvugwa nabi siko gutagaciro ntacyo wamvuga ngo kimbuze kurya nta nicyo wamvuga ngo kimbuze kuryama. Ibyo rero birakureba. Icyo nzi nuko Izayi aracyafite inkoni y'ubushumba igihe Imana yikuye mu biganza byiwe ifite undi zimika wambaje nawe ari mu mwanya mwiza. Amajyaruguru ni we yafite kandi ari kuyayobora neza naho yanyuze hose yahitwaye neza. Oya uriya mushumba ni mwiza pe. Ni mwiza agubwe neza. Imana ikomeze kumuhereza amahoro n'imigisha. Ariko Imana se ntago Imana ifite gahunda yo kumushyiraho buri uwambaje aramutse yoboye ADPR. Ubonye abantu batongeye guhanura mo hagati mu matera. Aha icyo abakristo baza gukomera amashyi. Nese si cyo washaka. Abakristo baza gukomera amashyi bati ako kantu si cyo washakaga se nicyo. Aramutse atowe akayobora akaba umuvugizi mukuru w'itorero ADPR. Uzabe ukazaha rero yazaba umugabo Venus. Sha noneho bazi canira umwuka wirakura. Nuvango itorero rya kongera kwitwa Pentecote. Kandi igihe nikiragera cyo kugira ngo ryongere kwitwa Pentecote. Umva kandi aho nawe uhise uduca intege twe dutangiye kujya mu birere. Wowe nabonye ukuri naguha gutakumvise. None ndakweruriye nimba igihe cyo kugira ngo Pentecote garuke kitaragera ushaka gushyiraho abasoza Pentecote gute? Igihe cyo guhorwa Imana se cyageze. Harya burango n'ikiboko kizaza. Murabeho ndagiye. Reka tugushimire. Hanyuma tunashimira abantu bose bari kumwe natwe. Tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Uyu mugabo afite byinshi byo kuvuga ariko tubarareke mu kiganiro cy'ubutaha. Yego. Turagushimiye. Hanyuma niba ujye wemera gutanga umurongo wa telefone abantu b'Imana bifuza umurongo wa telefone na cyane ko bumvije ukuri kandi ushingiye ku ijambo ry'Imana. Ni byiza ko babona nimero yawe uwifuza kukuvugisha akakubonera mu buryo butamugoye. 0723 02 871. Yego. Mugira amahoro y'Imana kandi Uwiteka Imana barinde. Ciao ciao.